Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, kandi ubuntu bwa Kristo bukomeze kubana namwe ku munsi ku munsi. Uno munsi ku wa gatanu tariki 22 mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2020, turashimira Imana ko duhaye akanya ko gukomeza gusangira ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana niryo rifite ubugingo muri ryo. Muribuka ko Yesu igihe Satani yamugeragereza mu butayu, igihe amaze iminsi 40 yiyiriza ari mu butayu, Satani ariwe yanzoka yaje kumugerageza, abonye ashonje yamwereka ibuye ngo nahindure ibuye ribe umugati. Yesu aravuga ngo haranditswe ngo umwana w'umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero ijambo ry'Imana niryo ryaremye byose, kandi ijambo ry'Imana ntibasha kuneshwa n'ikintu na kimwe, kuko buri kintu cyose kiriho, ari ikiboneka n'ikitaboneka, ikizwi n'ikitazwi, Imana yaremesheje ijambo. Rero turashima rero Imana kubera ko ijambo ryayo, abantu bafite inyota n'inzara byaryo riraboneka. Ariko Bibiliya itubwira ngo hari igihe ngo bazifuza ijambo ryayo bakakubita hirya no hino, ariko ntaryo bazabona. Icyo gihe rero nacyo kizaba aho ijambo rizashakwa ariko ntiriboneke. Biri muri Bibiliya, ntabwo ari iby'umuntu ahimbye. Rero muri iyi minsi turacyafite umwuka wera, kubera ko itorero ry'Imana ntabwo rirava mu isi. Rero umwuka wera yaje kugira ngo atuyobore mu kuri kose. Umwuka niwe atumurikira ijambo ry'inyuguti ariyo Bibiliya, noneho reka kuba inyuguti none rigahinduka umwuka n'ubugingo. Nuko Yesu yavuze ngo ijambo ryanjye ngo ni umwuka kandi n'ubugingo. Umwuka rero niwo murimo afite, mu mirimo yamuzanye, ngo nuko azatuyobora mu kuri kose. No kuvuga ngo iri jambo ry'Imana ari ryo kuri, niko kuri. Umwuka niwe aritumurikira kugira ngo rwa rumuri rw'ubumenyi bwitwa gnose twize ubushize, umwuka wera niwe azana ubwo bumenyi, none ijambo ry'Imana tukarisobanukirwa, tutarisoma muri kamere nk'usoma ibitabo bindi, inkuru zindi, ariko tukarisoma noneho mu bwenge bw'umwuka, tukaritahura mu mwuka, kuko n'ubundi umwuka niwe yarihumetse. Rero turashima Imana ko tugifite amahirwe yo gusangira ijambo ry'Imana. Rero ndakwifuriza ibihe byiza mu ijambo ry'Imana, kandi Imana iguha umugisha, ndetse ukomeze kubona ibisubizo by'ibibazo uhanganye nabyo mu ijambo ry'Imana, uhabonemo ibisubizo. Rero uyu munsi turashaka gukomeza kuri wa mutwe nyine w'inyigisho zacu uvuga ngo ukuri kubatura. Ubushize rero twabonye byinshi, impamvu Yesu yavuze ko ari we mucyo w'isi, impamvu Yesu yavuze yuko ngo ijambo rye ngo niryo ritugira kuba abigishwa, yo turikomeje kuribamo rikatuyobora, rituhindura abigishwa nyakuri, kandi ngo rikaduha kumenya ukuri, kandi ukuri akaba ariko kutubatura ingoyi cyangwa ububata ubwo ari bwo bwose. Uyu munsi rero turatera intambwe, turebe ingingo ebyiri. Ingingo ya mbere ni ibyerekeye responsabilité y'umuntu imbere y'Imana. Kuki umwana w'umuntu azaryozwa ibyo yakoze mu buzima bwe akiri muri iyi si. Turaza kumva impamvu hari icyo kibazo. Kuki umwana w'umuntu nyuma y'urugendo rwe muri iyi si, nyuma y'ubuzima, akwiye kuzahagarara imbere y'intebe y'Imana akabazwa ibyo yakoze akiri mu mubiri we. Turaza kumva impamvu ikibazo kije. Hanyuma ingingo ya kabiri turaza kureba ni gute umuntu azaryozwa imbere y'Imana, bizagenda gute kugira ngo abazwe ibyo yakoze akiri muri isi. Ijambo ry'Imana rero niryo umuntu akeneye mbere y'ibindi byose abasha gukenera mu buzima bwe. Uyu munsi siyanse cyangwa ubumenyi bw'ibintu, yaba ubumenyi bw'umuntu, ubumenyi
bw'ibinyabuzima, ubumenyi bw'isanzure, ubumenyi bwose. Uyu munsi siyanse rero muri rusange igeze ku rukuta rukomeye, kubera yuko mu binyejana byashize kuva aho ibyerekeye iby'ubwenge byafashe intera ikomeye cyane, guhera mu gihe cyitwa igihe cy'urumuri cyangwa ikinyejana cy'urumuri, ni ukuvuga ngo ikinyejana cya 17 aho abanyabwenge ba filozofe bashoboye gukwirakwiza iby'ubwenge bwabo. Ikinyejana cya 17, ikinyejana cya 18, iby'ubwenge byaje bigaragara yuko bije noneho gukuraho ibintu byose, ubumenyi bw'Imana ndetse n'ibindi by'ubwenge bidashingiye kuri bifatika bitwa siyanse. Rero siyanse twayishyira mu biciro bibiri, aricyo bita la science de la matière, ni ubumenyi bw'ibintu byose amaso ashobora kureba, ni ukuvuga ngo ibi byaremwe bigaragara. Hakaba rero na la science du vivant, ni ukuvuga ni ubumenyi bw'ibintu byose bifite ubuzima, ari byo byitwa ibinyabuzima, yaba umuntu, yaba ibisimba, amafi, ibimera, ibyo byose bifite icyo bita mu gifaransa cellule vivante, bifite uturemangingo muri byo dufite ubuzima. Ibyo byose rero byageze aho bashingura teoloji, bivuga ngo ubumenyi mu by'Imana, n'icyitwa metaphysique, ni ukuvuga ngo ibibazo birenze ibiturebesha amaso. Metaphysique ni ubumenyi bushaka kumenya impamvu y'ibintu byose, yaba Imana, yaba impamvu umuntu ari ku isi. Ni ukuvuga ngo ni byitwararika kwiga ibiri kure y'ibitubona. Rero nk'umuntu yitwa Auguste Comte, akaba yari umufilozofe w'umufaransa wavutse mu kinyejana cya 18 kirangira, akabaho mu kinyejana cya 19. Uyu rero Auguste Comte niwe afatwa nk'umubyeyi wa sociologie, le père de la sociologie, uri ku isonga mu bumenyi bwa sociologie mu bijyanye imibanire y'abantu, uko abantu babana, ibintu byose bijyanye no kubana kw'abantu. Rero yaravuze mu gihe cye, kubera ko nyine yari mu gihe siyanse yakataje, hanyuma teoloji cyangwa iby'Imana bigasa naho noneho byashinguwe, hanyuma na metaphysique rero y'abafilozofe bibanda ku bitari by'isiyanse, ubumenyi busanzwe, bagashaka kwibaza ibibazo ku byerekeye ibitaboneka, nayo imeze nk'uko nayo yashinguwe. Hanyuma azana iby'ubwenge byitwa ngo la loi des 3 états, ni ukuvuga ngo iteko ry'uburyo butatu. Icya mbere ngo inyoko muntu ndetse n'amasosiyete yose y'abantu, ngo mu mateka y'abantu, ngo babanje kuba mu bihe byitwa ibihe by'Imana. Imana niyo iri imbere ya byose, nibanza, buri kintu cyose kiva kuri yo. Abyita ko ari eta ya teoloji, uvuga ngo nibihe abantu babagaho byose babikesha ku Mana, byose bituruka ku Mana, na kimwe gishobora gutekerezwa hanze y'Imana. Ngo hanyuma ngo amateka uko yagiye agenda, ngo abantu basa naho bagenda bakura mu mitekerereze, noneho ngo teolojiya icura igihe ngo haza ngo ibihe bya metaphysique, byo kwibaza impamvu ya buri kintu cyose. Ese isanzure ryavuye he, byaje gute, amanyenyeri n'ibindi? Ese umuntu ari hano kubera iki? Ese byari ngombwa ko umuntu abaho? Hari icyo isanzure ryari guhomba ridafite umuntu? Ese urupfu ni iki? Hakurya y'urupfu hari iki? Ese ikibi cyaje gute? Ni ukuvuga ngo ibyo bibazo nk'ibyo babyita ibibazo bya metaphysique. Ntabwo siyanse ibifitiye igisubizo, kuko byitwa ko siyanse yibanda kumenya ibintu uko bikora, ariko siyanse ntabwo ivuga impamvu y'ibintu uko byaje. Rero ngo la science s'occupe du comment et non du pourquoi. Noneho metaphysique nayo igira igihe cyayo, hanyuma nayo ngo iracura igihe. Noneho isi rero uhereye mu kinyejana cya 18
ukagenda uzamuka, ngo siyanse niyo noneho yagiye ifata rero igihe cyayo, kandi ngo niyo amizero y'abantu bari ku isi, ko siyanse niyo izabageza ku bisubizo byose umwana w'umuntu akeneye, mu buryo umwana w'umuntu azaba umwami w'ibi muzengurutse byose, kandi akabibyaza umusaruro ndetse akabivanamo ibisubizo by'ibyo akeneye. Yuko rero mu gihe cya siyanse yise positivisme muri filozofiye, ngo ntabwo umuntu agikeneye Imana, ku icyo gihe cyarashize, nta nubwo akeneye metafizike, kwibaza ibibazo by'ibintu bitasobanutse bitaboneka, abamarayika, Imana, urupfu, hakurya yarwo hari iki, icyaha, ibyo byose vuga kuki, ngo ibyo nta mpamvu. Ndetse aranavuga ngo ibidashobora kumenywa nta mpamvu yo kubitaho igihe. Ariko uyu munsi uriya Auguste Comte aramutse azutse akaza, yasanga yaribeshye cyane, kubera ko imyaka yakurikiye siyanse yateye intambwe ikomeye cyane, noneho igera aho ihura na bya bibazo byari byashinguwe. Siyanse y'ubu rero, ubumenyi bw'ubu, kubera ko bateye imbere muri siyanse abana b'abantu, kugeza aho babasha kumenya amanyenyeri cyangwa amasi cyangwa imibumbe iri nko ku birometero bisaga miliyari na miliyari, bakabasha kumenya ibiri kure cyane, aribyo bita l'infiniment grand, ni ukuvuga ngo ibiri mu isanzure kure. Byazanye ubumenyi bwinshi, nko kumenya yuko isanzure rifite igihe ryatangiriye kandi rigatangira ari nk'akadomo, ibyo bita univers primordial. Noneho hakaba guturika, aribyo bita big bang. Noneho isanzure rigatangira rero kugenda rigara mu muvuduko ukomeye cyane, kugeza aho rigeze aho rigeze. Hakaba hashize imyaka miliyari 13 na miliyoni 700. None bikagaragara yuko isanzure rifite amateka. Ikintu gifite amateka, ni ukuvuga ngo gifite uko cyatangiye kandi gifite n'iherezo, kuko nta kigira amateka kidafite uwo murongo w'igihe gikurikira. Nk'ibyo Auguste Comte yapfuye batarabigeraho, kuko byaje kuvumburwa mu kinyejana cya 20 n'abitwa ba Planck, n'abitwa ba Einstein, n'abandi benshi, abitwa ba Edwin Hubble, tugeze kumuvuga, yitirirwa n'icyogajuru gikomeye cyane kiri ku birometero bisaga 500 na uvuye ku isi, niho kiri, niho kizenguruka kigafata amashusho y'isanzure mu mamiliyari na miliyari na miliyari za kilometero. Kubera ko twavuze yuko mu byerekeye isanzure ntabwo bakoresha kilometero, kuko ni intera ndende, bakoresha icyo bita année lumière cyangwa light year. Ni ukuvuga ngo naho umucyo ugenda umwaka wose ku muvuduko w'ibirometero 300 ku isegonda. Ni ukuvuga ngo mu mwaka wose umucyo ugenda miliyari 10,000 bya kilometero, aribyo bihwanye n'umwaka umwe w'urugendo rw'umucyo, aricyo bita année lumière cyangwa mu cyongereza light year. Rero murumva yuko uriya Auguste Comte yavuze ibintu uyu munsi bimunyomoza, nubwo atakiriho. Iki nacyo siyanse yateye imbere cyane mu gucukumbura cyane ibyerekeye agace gato k'ibitugize twese n'ibigize isanzure byitwa atome. Barinjiye cyane, bagira no mutima wa atome ubwawo, mu buryo rero bahuye rero n'ukundi kuri guhambaye kuhinyuza ayandi mategeko agenga isanzure, agenga imibumbe minini, mu buryo batangira kubona yuko hariho conscience, hariho ko ibintu byose atari ibi bifatika gusa bidafite ubwenge, ko hariho conscience, hariho umutima nama, hariho uwatekereje ibi byose biriho, hari uwabihanze. Siyanse rero irirahura n'ibyari byarashinguwe nayo. Uvuga ngo abascientifique bari baramaze gushingura teologia cyangwa iby'Imana, bagashingura na metaphysique, ubwenge bwo kwibaza, gushaka kumenya ibiri hakurya y'ibitubona. Ubu rero siyanse iriragenda ihura na realite y'Imana mu byo bariho
barahura nabyo mu bushakashatsi bwabo ndetse bagahura n'ibibazo metafizike. Ibyo rero ni ibintu bishya bitigeze kubaho. Siyansi rero igeze ahantu aho iriho irahura n'ibyo yari yahakanye, n'ibyo yavugaga ko bitabaho. Rero ibi byose tubivuze kugira ngo tugaragaze yuko ntabwo umuntu ashobora kubaho adafite ubusabane n'Imana. Murumva yuko abana b'abantu mu bwenge bwabo, nk'uko twabonye ubushize ko Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere ku Bakorinto, yuko isi Imana yavuze ko idashobora kuyimenya binyuze mu bwenge bwayo atari ubwenge bw'Imana. Tuvuga ngo isi ntibasha kumenya Imana inyuze mu bwenge bw'isi. Na niyo mpamvu rero isi yateye imbere cyane mu byerekeye ubushakashatsi, mu byerekeye ubumenyi bw'ibi tubonesha amaso cyangwa ubumenyi bw'umuntu mu byerekeye umubiri we n'ibindi, ariko atari ibyerekeye roho. Ariko uyu munsi bigaragara ko ubushakashatsi, siyanse muri domene zose zayo irahura n'icyo kibazo cy'uko hari ibintu bagenda bavumbura bibereka yuko ibintu bitikoze, yuko hari uwaremye. Urugero, hariho ibyitwa les constantes fondamentales, nuvuga ngo hari amategeko ntakuka agenga ibiri mu isanzure. Hariho nk'umuvuduko w'umucyo, ko nta kindi gishobora kurenza umucyo umuvuduko wawo. Iyo niyo bita constante ya Einstein, nukuvuga ngo la vitesse de la lumière, umuvuduko w'umucyo. Mu isanzure gusa no munsi nta kintu barabona gifite umuvuduko urenze uw'umucyo. Hakaba hariho la constante gravitationnelle, nuvuga ngo ni igipimo kitakuka gituma amanyenyeri azenguruka aho hari n'amagalaxi n'imibumbe ikomeye bizenguruka mu isanzure n'ukuntu bikururana. Ibyo rero hariho amategeko abigenga. Iyo mibare ntishobora guhinduka na gato. Hari n'ikindi cyitwa la constante de Planck, umushakashatsi yitwa Planck, nawe yafashije cyane siyanse gutera imbere, yaba mu kumenya ibigize umucyo, icyo bita le quantum, ukuntu umucyo uvuduka iwurimo, ndetse akanaba yarateje siyanse ubushakashatsi intambwe ikomeye cyane mu byerekeye kumenya uko isanzure ryatangiye kubera imibare yashoboye kuvumbura. Ikindi navuga nuko ubushakashatsi bwavumbuye ko imibare ntabwo ari umuntu uyirema, ngo imibare isanzwe iriho mu isanzure, isanzwe iriho, hanyuma umwana w'umuntu akagira umucyo wo kuyivumbura, kuko iyo uvumbuye ntabwo waremye. Iyi mibare rero abashakashatsi bagenda bavumbura ni imibare yashizweho n'uwaremye, kandi ibiremwa byose bikagenda bigengwa n'iyo mibare, n'ibyo bipimo bidashobora kugabanuka cyangwa bizamuke. Rero umwana w'umuntu umubwenge Imana yagiye imuvunguriraho, agenda avumbura iyo mibare, hanyuma noneho akagenda asobanukirwa kuntu ibintu biro biragenda. Rero imibare ntabwo abantu bayirema, barayivumbura. Ikindi rero twavuga ku byerekeye iyi siyanse aho igeze ubu, nuko bagezaho bavuga bati ntabwo byumvikana ukuntu kuvaho habaye Big Bang, kuvaho isanzure rikiri akadomo, ibyo bita univers primordial, hanyuma hakaba guturika, noneho isanzure rigatangira rero kugenda rikweduka kugeza aho rigera aho rigeze ubu mu buryo tudashobora kumenya nuko ringana nk'uko twabivuze. Hanyuma abashakashatsi bari baribaza ni gute isanzure nyuma ya miliyari na miliyari ryashoboye kugeraho ritunganya ahantu ubuzima bushobora kuvukira bukabungwabungwa kandi bukidevelopa aho hantu. Aho niho ndavuga ni kuri isi yacu, hakabonekamo n'ikiremwa gifite umutimanama wo kwibaza ibibazo kuri iyo sanzure. Ese iryo sanzure niyo ryaremye umuntu kugira ngo ashobore kuryigaho aryibazeho? Ese iyi mibare igenga ibyo twiga isanzure, imivuduko y'imibumbe, ukuntu byose bigenda, izo constante za cosmology twavuze zigenga isanzure, ese ibi byose ni isanzure ubwaryo ryabikoze? Urumva ko ubu bushakashatsi buriho buribaza rero ibibazo bigusha rero ku Mana ndetse no kuri ya metafizike bari bavuze ko bashinguye.
kubera ko baravuga bati ntabwo isanzure ryari kugira ubwenge bwo kuzategura ahantu ubuzima buzavukira, no kuba muri iyi si, hanyuma hakabamo muri ibyo binyabuzima hakabamo umuntu agatangira kwibaza kuri iyo sanzure, aricyo bita conscience. Bivuga ngo umuntu afite conscience, afite umutima nama, yuko habaho umuntu un être biologique, umuntu afite ubuzima, afite na conscience. Rero bari baravuga bati rero conscience ntabwo ari isanzure ryayiremye, none conscience ivuke nk'uko uburemangingo bwo mu bwonko bumeze, akaribwo bwashogira evolution burakura kugeza aho burema conscience mu muntu. Nk'abashakashatsi mu byitwa neuroscience, ni ukuvuga ngo uburemangingo bwo mu bwonko ngo nibwo bwaremye conscience. Ntabwo ari byo. Conscience ntabwo iri muri za molecule, ni ukuvuga ngo ibiturimo by'umubiri ntabwo ari byo conscience irimo. Conscience umutima nama, igituma wibaza iki ni kibi, iki ni cyiza, ukibaza impamvu uriho hano, ukibaza ese hari waturemye. Ibyo byose byibazwa ahandi hantu hatari muri umubiri w'inyama n'amaraso. Urumva yuko noneho science, ubumenyi n'ubushakashatsi bigezaho noneho byongera guhura nicyo bari bazi ko basize inyuma, batabye mu mateka, kuko umuntu ntiyari bwatera imbere mu mitekerereze. Niyo mpamvu yasengaga Imana, niyo mpamvu yibazaga ku Mana no ku bindi bitaboneka, ijuru, umuriro, ibyaha. Ubu rero science rero yongeye guhura n'ikibazo cy'Imana, ndetse n'ikibazo cyo kurema, ndetse n'ikibazo cy'urupfu no hakurya nimba hari ubundi buzima bukomeza. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera saa 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero ibyo utabona ntuzigere wibaza ngo ntabwo biriho. Nk'ubu rugero aho uraho naho ndigewe, bimaze kumenyekana yuko iyi si yacu ubwayo itaguma hamwe. Isaha imwe isi yikaraga ibirometero 1600. Bivuga ngo iyo umaze isaha imwe muri iyi si uba wazengurutse ibirometero 1600. Hanyuma kubera yuko dufatanye n'izuba n'indi mibumbe izengurutse izuba nk'uko natwe tuzenguruka izuba, ku isaha imwe gusa twese bari muri isi n'imibumbe ifashe ku zuba, ari bitare planète du système solaire, ku isaha imwe tuba twavudutse ibirometero 107,000 ku isaha. Murumva ko ibi byose ntago bibona, ariko niko biba bimeze. Hanyuma izuba ryacu natwe twese riradukura mu isanzure aho riri, mu rwego tubarizwamo mu byo bita galaxie yitwa la Voie lactée. Ni ukuvuga ngo twese n'izuba turazenguruka mu muvuduko ukomeye cyane w'ibirometero 900,000 ku isaha. Urumva rero ko udashobora kwibaza ibyo ukuntu bishoboka. Ni ukuvuga ngo twe tubona turi hamwe, ariko ntabwo turi hamwe. Yaba isi yacu iratuzengurusha, natwe ubwacu isi nini mibumbe ifashe ku zuba n'izuba ubwaryo turazenguruka. Urumva rero ni ibintu wowe udashobora kurebesha amaso, ariko niko biri. Rero nicyo kikubwira ngo ubwenge bwacu ni buke cyane ugereranije n'ibiturenze twumenya. Rero bibiliya avuga ngo umupfapfa yibwira ngo nta Mana ibaho. Urumva tureke Imana n'ibyo yaremye ubwabyo biradusiga. Kuko ubwiye umuntu ngo atari umushakashatsi, atari umuscientifique, ukamubwira uti mu isaha wavudutse ibirometero 1600, wazengurutse ibirometero 1600, ashobora kutabyemera. Cyangwa ngo turazenguruka ku zuba ibirometero twamaze kubona. Urumva yuko ni ibintu birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Ibyo nibyo tukwiye kumenya, yuko tuzenguruka mu nzego zose. Yaba isi irazenguruka, yaba izuba rirazenguruka, yaba umubumbe izuba ryacu n'andi mazuba turimo la Voie lactée birazenguruka, yaba imibumbe migari
ibumbiye hamwe mu isanzure irazenguruka buri kintu cyose, kandi byose ngo bigengwa n'itegeko ridakuka, mu buryo ayo mategeko agenga isanzure n'ibirimo amanyenyeri n'ibibumbe iramutse ihindutse n'akantu gato, isanzure rivaho ndetse n'ubuzima ku isi turimo hano bugahita buhagarara. Akantu gato gusa kuri iyo mibare igenga isanzure n'ibirimo. Niyo mpamvu rero ubushakashatsi buragira ahantu uko bakomeza kwinjira kure mu bushakashatsi uko imiterere y'ibintu imeze, niko bagenda bahura n'ikibazo cya rurema, yuko hariho nicyo bita ngo il y a un principe créateur, ngo turabona ko hari ikintu cyapanze ibintu byose, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Nashaka gusa umenye ko uno munsi turagera ahantu rero aho n'iby'ubwenge bw'abantu bizatangira gupfukama kugira ngo ubwenge bw'Imana bujye ku ngoma, Imana ihabwe icyubahiro. Twavuze rero ko ikibazo cya mbere twibaza ngo kuki umuntu azaryozwa ibyo azaba yarakoze akiri mu isi. Iyo dusomye mu Baroma ibice 7 ku murongo wa 14 kuri 21 haravuga ngo twanasome bushize tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nashaka nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sigiye uba nk'ibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ukomeje rero kugeza ku murongo wa 21 urumva yuko nkuko twayifuza ubushize ngo tuvukana itegeko ry'icyaha muri twe. Niyo mpamvu ikibazo cyaje, none se ko tuvuka dutekwa n'itegeko ry'icyaha, nta cyaha turakora, none se Imana izatubaza ibyo twakoze kandi tuvuka tubaswe n'itegeko rizatuma tuba abanyabyaha? Iyo nicyo kibazo dushaka kwibaza, ko ndibaza ko nawe warabyibajije mu isomo riherutse, cyangwa nimba utabyibajije rero reka turebere hamwe igisubizo. Rero igisubizo ni iki: Adamu na Eva bamaze gucumura, abakomotseho bose bavuka batwarwa n'iryo tegeko ry'icyaha. Ariko rero mu miterere y'umuntu hariho igice cyitwa umutimanama. Bibiliya ivuga mu Abatesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 23 yuko umuntu agizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri, esprit, âme et corps. Science igeze no munsi y'ubumenyi bw'umuntu, la science de l'humain, ntabwo baramenya neza conscience, umutimanama ahuba. Ariko Bibiliya ishura yuko umutimanama ni igice cy'umuntu w'imbere w'umwuka. Nuvuga ngo umwuka uri mu muntu, esprit, igizwe n'ibice 3. Nuvuga ngo hariho conscience, umutimanama, hariho ahantu yitwa intuition, aho umuntu ashobora kumva ibintu muri we kandi atabibona ndetse akaza kubona ko ari byo. Hakaba hariho n'igice cyitwa communion, aho Imana yateganije ko iza sabana n'umuntu mu mwuka we. N'ubugingo nabwo bufite ibice 3, bufite ibitekerezo, intellect, bukaba bufite amarangamutima, emotion, bukaba bufite na volonté, ubushake. Noneho byose bikaba biri muri umubiri w'inyama n'amaraso, ariko bitari iby'inyama n'amaraso. Rero icyo science yari yaratakaye nuko science yibazaga ko na conscience nayo, ndetse bamwe baracyabyibaza nk'abantu bari mu byitwa bya neuroscience, bibaza yuko conscience, umutimanama, uba mu buremangingo bwitwa neurone buri mu bwonko bwacu. Ariko conscience ntabwo ari ibitekerezo byacu ibi. Conscience, umutimanama, ukubwira ngo kiriya ni cyiza, kiriya ni kibi, nkozi ibingaruka niyi, ntago biba mu nyama n'amaraso, ahubwo biba muri cyo gice cy'umwuka kidafatika. Vuga ngo umwuka n'ubugingo ntabwo ari iby'inyama n'amaraso, byo ni iby'umwuka. Rero igihe Adamu na Eva bacumura, icyaha kikinjira muri bo, ababakomotseho bose, natwe turimo, mvuga ngo abantu bose, baduha icyo bita ADN, DNA. ADN, buri kinyabugingo cyose gifite ADN. Niyo mpamvu ihene idashobora kubyara idubu cyangwa urukwavu rubyara inkoko. Kubera iki? Kubera ko
mu iremwa. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ubona iby'Imana yavuze igihe yaremaga. Hari ijambo ryakomeje kugaruka mu kurema. Tuvuge urugero igice cya mbere Itangiriro 24, Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibiguruka nk'uko amoko yabyo ari. Iyo usomye n'ibiti nabyo ikavuga ngo uko amoko yabyo ari, chacune selon son espèce. Nuvuga ngo ibyo nibyo science yita ADN muri biologie cyangwa la science la génétique. Nuvuga ngo rero ADN niyo ituma haba imyororokere ya cya kintu nyine, igikere kikakomeza kuba ari igikere, n'umuntu agakomeza kuba ari umuntu. Ibyo rero biba muri ADN. Kuvuga ngo Adamu na Eva baduhaye ADN, natwe abatubyaye bakomeje kuduha ADN. Niyo mpamvu nta nka izigera ikomoka mu rubyaro rw'umuntu. Conscience rero, umutimanama ntabwo uri muri ADN. Umutimanama uri mu mwuka w'umuntu. Ari ikintu science yita determinisme, yuko ibintu byose byahawe umurongo bikwiye kugenderaho. Izuba rizakomeza kuba izuba mu miterere yaryo, rizazenguruka mu gipimo n'urwego n'imbago Imana yarihaye. Nuvuga ngo inyamaswa zikomeza kubaho mu buryo Imana yagenye ko zibaho, ikaziha icyo bita instinct iziyobora mu mibereho yazo kugira ngo zibashe kwirwanaho, zibashe kubaho. Nuvuga ngo rero ibyaremwe byose tubona bigengwa n'itegeko ribishiraho imbago, nibishora kwivumbura biyitiremo iyindi nzira. Niyo mpamvu inyoni uko yubakaga icyari, inyoni y'ubwoko n'izindi nyoni zikomokaho ntago zigera zihindura uburyo zubaka icyo cyari, niko bimeze. Ariko umuntu wenyine gusa niwe atabaye determiné. Umwana w'umuntu nubwo mu buryo bw'umubiri ari determiné, nubwo mu buryo bw'umubiri wagenewe uburyo ukwiye kubaho. Hari urwego runaka iyo amazi ashize mu mubiri haba ingaruka. Hari ibintu runaka bikenewe umubiri. Ntabwo umubiri uzigera na rimwe ureka gushaka kuruhuka nyuma y'igihe runaka utaruhuka. Ntabwo amaso akwiye kuguma akanuye ibihe byose. Hari igihe akwiye guhumirizwa. Nuvuga ngo umubiri uri determiné, ni determinisme yashizweho. Ariko umuntu icyo yarenze ibindi biremwa ibinyabugingo, we afite conscience itabaye determiné, itashiriweho imbago. La conscience échappe au déterminisme. Umutimanama niwo utagengwa n'ayo mategeko agenga ibintu byose, agenga imibiri yacu. Imibiri yacu rero iri determiné nkuko n'imibiri y'ibindi, nkuko n'ibindi bintu byose byaremwe biri determiné, bigengwa n'amategeko abishiraho imbago. Ariko umuntu afite icyo bita conscience. Na nite ikibazo uyu munsi mu byerekeye science, kumenya conscience, umutimanama niki, ukora gute, ubahe mu muntu. Rero bibiliya ivuga ko umutimanama uba mu mwuka w'umuntu, ntago uba mu bwonko bwe, ntago uba mu nyama n'amaraso n'amagufa, amagufa agize imibiri yacu. Ahubwo tukwiye kumenya ko ikiri determiné mu muntu ni sa vie biologique, n'ubuzima asangiye n'izindi nyamaswa. Ariko mu buryo bw'umwuka Imana yamurekeye umudendezo. Niyo mpamvu umuntu afite amahitamo ibindi biremwa bidafite. Nta na rimwe izuba rizivumbura ngo rishaka kuba galaxy, shaka kuba umubumbe munini. Ntabwo inyamaswa runaka izivumbura ngo kuki abana b'abantu aribo bihariye umutungo wose w'isi. Oya, natwe dutumiza inama abantu kugira ngo dushobore kunegosia, dushobore gukora imishyikirano, kuko aribo ntabwo ari baremye iyi si. Rero ntabwo ari bakwiye kwiharira ibintu byose. Bigize abami, inyamaswa ntabwo zizigara zidutumizaho kugira ngo tunegosie, kugira ngo dushobore kugira imishyikirano, kubera ko ziri determiné, zashiriweho imbago. Niyo mpamvu rero nimba umuntu nubwo aragwa iteko ry'icyaha avukana naryo kubwa Adamu, ariko kubwa conscience afite, kuko umutima nama we ataragwa na Adamu, rero afite kumenya icyo guhitamo, yaba ari ikibi yaba ari cyiza. Na niyo mpamvu rero
urubanza rw'Imana ruzarengukisha abantu bose rufite ishingiro. Rero ni ikintu dukwiye kumenya yuko akaremangingo kitwa ADN, ni ukuvuga ngo aho Imana yashizeho ibintu byose biranga umuntu kugira ngo umuntu abyare umuntu. Tuvuge ku murongo wa 11 mu gitabo cy'Itangiriro cya mbere, Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byera imbuto ku butaka n'ibiti byera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Mu Gifaransa aravuga ngo des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Rero selon leur espèce nibyo twakwita ADN. Ni kuvuga ngo ikintu cyose kugira ngo kibyare ikimeze nacyo bituruka kuri yo ADN. Niho Imana yashizeho code genetique, hariho information zose zijyanye n'icyo kintu mu myororokere yacyo. Urumva rero twebwe dufite ADN twavanye kuri Adamu na Eva, irimo ibintu bijyanye n'ubumuntu, ukuntu dukwiye kororoka nk'abantu, n'ibiti nuko n'amafi n'inyamaswa, ibintu byose bifite ubugingo bigenda byororoka binyuze kuri yo ADN. Rero icyo ni ikintu gikomeye, ariko ikintu twamaze kumva nuko conscience y'umuntu, umutima nama w'umuntu ntabwo uri muri yo ADN, ahubwo kubera yuko umuntu ashobora guha abamukomoka ibintu bya karande, tuvuge ibintu byamurangaga runaka, iyo nabyo n'irindi somo. Ni ukuvuga ngo iyo abantu ari abanyabyaha, rero ababakomokaho ntabwo babaraga gusa ari amajene cyangwa ari ADN twavuze, ahubwo n'imbaraga z'umwijima zabakoreragamo nazo barazibaraga, kiretse bakijijwe Yesu agahita aca uwo mugozi. Ariko murumva yuko ntabwo baba babaraze conscience, baba baraze ibituruka ku buzima bari barimo. Nibyo Petero avuga ngo nimwacungujwe ifeza n'izaho bishira, ngo ahubwo ngo muve mu ngeso, ngo mwatojwe n'abasokuruza banyu, mwarazwe nabo mukomokaho. Ibyo Petero avuga ni nk'ibyo. Ni ukuvuga ko iyo rero baturaze ADN, noneho ikavamo umutwe, amaboko, amaguru, ibitugize ku mubiri, ariko baturaga rero n'urundi rwego mu mwuka bagendeyemo, nibyo byitwa imivumo cyangwa umugisha. Niyo mpamvu Aburahamu ntabwo yaraze Isaka ADN gusa, yavuyemo umubiri wa Isaka akagira ibintu bisa na se cyangwa na nyina, ariko yamuraze n'urundi rwego mu mwuka rwitwa umugisha Imana yamushizeho Aburahamu na Isaka, nuko araga Yakobo ari we yaje kuba Isirayeli, amuraga ADN, ariko hari urwego umwuka yamuraze gumugisha w'uruhererekane uva kuri Aburahamu kagukomoza ku Mana. Imana ikaba yarawunyujije kuri Melkisedeki yahuraga na Aburahamu avuye kugaruza Lote n'abantu be n'ibintu bye byari byanyazwe n'ababami bari bateye Sodoma. Urumva rero yuko ntabwo baturaga conscience, ntabwo ababyeyi bacu baduhaye conscience, baduhaye umutima nama, ahubwo baduhaye ibitugize mu buryo bw'umubiri, amajene, natwe tukabiha abadukomokaho, ariko bakaduha n'iby'umwuka byari biri kuri bo, byaba ububata bwa Satani cyangwa umugisha Imana yari yabashizeho. Ariko bitavuga yuko umuntu iyo amaze gukura atiyitiramo agakiza cyangwa kurimbuka, ariko hari ibintu baturaga, yaba umugisha yaba ibitugize mu buryo bw'umubiri. Icyo rero nicyo kintu kitureka uko tudashobora na gato kuvuga ngo kuko Imana izaducira urubanza kandi tuvukira gutwarwa n'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ni ukubera yuko tuvuka turi imbata y'icyaha kubwa ADN turagwa na Adamu, ariko kubwa conscience, umutima nama uba mu mwuka, turashobora guhitamo inzira nziza itari inzira y'ibyaha. Ariko rero turaza kubona ni gute rero iyo conscience, umutima nama w'umuntu nawe ubwawo utamubashisha gukora ibitunganye imbere y'Imana. Iyo dusomye mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 12 na 16 baratubwira amagambo akurikira: nuko rero bene data, turi umwenda ariko suwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Ntabwo dufite ideni rya kamere ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha
umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ntabwo umwuka w'Imana ahamanya na neurone zacu n'ubwonko bwacu, ahamanya n'umwuka wacu muri ya conscience twavuze, muri wa mutima nama uba mu mwuka. Ni icyumba kimwe byanyuma bitatu bigize umwuka w'umwana w'umuntu. Urumva rero yuko turashobora kwanga kuyoborwa na kamere, ariko ibyo rero turaza kubona ni gute bishoboka. Iyo usomye Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa mbere baratubwira ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Kuvuga ngo rero umuntu ku bwa kamere, ku bwa ADN ya Adamu ni imbata y'agateko ry'icyana urupfu, ariko kubw'umutima nama we, kubera ko utari muri ADN, utari muri wa mubiri, yakabaye ayobora ubuzima bwe mu bukiranutsi. Ariko ntibishoboka, turaza kubibona, kiretse Yesu aje akakubatura, noneho niho wa mutima nama wawe uhita ukanguka, ugahita wakira wa mucyo twavuze, aribwo bumenyi buva ku Mana. Noneho umwuka w'Imana agahita aza mu mwuka wawe, noneho akawuha imbaraga zo kubata ubugingo n'umubiri. Noneho umwuka agafata ubutware kubikugize biriya bibiri bisigaye, aribwo bugingo n'umubiri. Iyo turaza kubibona iyo dusomye Abagalatiya kandi muri iki gice cya 5 ku murongo wa 16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni byiza gukomeza tukageza ku murongo wa 25 ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi: barayivuga gusambana no gukora ibiteye isoni n'ibisoni nke n'ibindi. Hanyuma bakavuga imbuto z'umwuka, n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba nirari byayo. Bivuga ngo rero iyo twakiriye Yesu Kristo, wa mutima nama wacu, kubera yuko utari muri ya ADN, utari muri ya kamere, ukaba utuye mu mwuka, Yesu aza mu muntu yihannye yizeye ubutumwa bwiza, aza mu mwuka we. Noneho umwuka wa Kristo n'umwuka w'uwo muntu bigahita biba umwuka umwe, akaramata. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakorinto ngo iyo dufatanye n'umwami duhinduka umwuka umwe n'umwami, kuko umwami n'umwuka. Urumva rero umutima nama w'umunyabyaha, kubera yuko uwo mutima nama udafite urumuri rw'Imana kuvaho icyaha cyaje, ntabwo ubwe abasha gutandukanya iby'Imana yanga n'iby'Imana ikunda. Kandi kubera ko avukira muri rya tegeko ry'icyaha n'urupfu rikorera muri kamere ye, asanga kamere niyo yafashe umwanya mu buzima bwe, akaba ariyo iyobora. Umwuka we ugapfa n'ubugingo bwe bugapfa, nubwo buba bugaragara ko bukora, kuko ubugingo nibwo butekereza, nibwo bwishima, nibwo bubabara. Ubugingo nibwo bufata ibyemezo, ari byo bita volonté, ari ubushake, ariko byose biba bitegekwa na kamere. Umwuka we w'umunyabyaha, umwuka warapfuye, arafite umwuka ariko arapfuye. Hanyuma ubugingo bwe nabwo bubaswe na kamere. Niyo mpamvu bivuga ngo kera mwari mwapfuye, mwishwe n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera nk'uko isi igenda, mwumvira umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu bantu bagomera Imana. Aho ni mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 2 uhereye ku murongo wa mbere kumanuka. Urumva ni kuvuga ngo tuba turi bazima nk'uko Adamu yakomeje kuba muzima mu buryo bw'umubiri, ariko akaba yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Uko biravuga ngo Adamu wa mbere ngo yabaye ubugingo buzima, ngo ariko Adamu wo hanyuma ari we Kristo, ngo we ni umwuka utanga ubugingo. Adamu rero yatakaje ubugingo bw'Imana, akomeza kuba mu bugingo bwa kimuntu.
niyo mpamvu yakomeje kuba imbata y'icyaha n'ingaruka yacyo, arizo ndwara, ari byo byaha, hanyuma amaherezo urupfu rw'umubiri n'urupfu rw'umwuka, arirwo rupfu rw'iteka ryose. Icyo rero ni ikintu gikomeye dukwiye kumenya, yuko nubwo Adamu na Eva bataturaga conscience, bataturaga umutimanama, ariko hari uburyo riya tegeko ry'icyaha n'urupfu rikorera muri kamere y'umuntu. Iyo atarahura na Yesu Kristo, asanga n'umutimanama we waravangitiranye n'ibya kamere, akaba adashobora kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Imana ntishobora kumuyobora kubera ko kamere niyo ibiri ku ngoma mu buzima bwe cyangwa mu bugingo bwe. Rero muri gahunda y'Imana, Adamu ataracumura, umwuka niwe yari umutware, agatwara ubugingo, ubugingo bugatwara umubiri. Uko niko hari urutonde muri Adamu na Eva bakiri mu bwiza bw'Imana. Ariko biratubwira mu Baroma ibice 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Vuga ngo umuntu yaraguye ava mu bwiza bw'Imana, iriya ordre Imana yamushiriyeho mu miterere ye, umwuka agatwara ubugingo, ubugingo bugatwara umubiri, byahise rero bicurama. Noneho kamere y'umubiri akaba yitwara byose, kamere igatwara ubugingo, ubugingo bugatwara umwuka. None umuntu akaba ayoborwa na principe y'icyaha, kubera ko kamere niyo iri ku ngoma, niyo iyobora ubuzima bwe. Yesu rero yaje gusubiza mu buryo ibyo Satani yacuritse mu buzima bw'umuntu, mu miterere y'umuntu. Haleluya. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero ingingo ya mbere kubyerekeye kuki umuntu akwiye kuryozwa ibyo yakoze akiri muri isi, kuri wa munsi w'urubanza akazagarara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze. Tumaze kubabwira impamvu, nubwo umuntu avukana itegeko ry'icyaha n'urupfu mu bugingo bwe, ntabwo ibyo bituma ataba responsable imbere y'Imana, kubera yuko ntabwo turagwa conscience yabo dukomokaho, kubera yuko conscience cyangwa umutimanama uri mu mwuka. Niyo mpamvu rero umuntu c'est un être responsable, umuntu aryozwa ibyo akora, ibyo yakoze, kubera yuko Imana yamuhaye ikintu itahaye ibindi biremwa, ari cyo cyitwa conscience, umutima nama, kumenya ikibi n'icyiza, ukibaza mbere yo gukora ikintu nimba ari cyiza nimba ari kibi, ndetse ukaba wana kwibaza mbere yo kunagikora ingaruka kizagira. Ibyo rero nta kindi kiremwa kibifite n'umwana w'umuntu, niwe afite amahitamo, ibindi ntabwo bifite amahitamo. Imana yabishiriyeho imbago, Imana yabitegetse ibyo bikwiye gukora n'ibyo bidakwiye gukora, na niyo mpamvu bitazigera biryozwa ibyo byakoze. Nta rubanza rw'ibindi ruzaba, abamarayika bo bazacibwa imanza, kubera yuko Imana yari yabaremanye amahitamo mbere yuko n'umwana w'umuntu aremwa. Niyo mpamvu Satani kera yitwaga Luciferi, marayika w'umucyo mu Kilatini, hanyuma yari afite amahitamo n'abandi bamarayika bose. Hanyuma 1/3 cy'abamarayika bose b'Imana kirashukika, gishukwa n'uyu marayika w'umucyo yitwaga Luciferi. Noneho Imana irabavuma, noneho ahinduka Satani, umwanzi urwanya Imana, l'adversaire de Dieu. N'abandi bamarayika bose bamukurikiye muri uko gomera Imana, bahita bavanywa umucyo w'Imana mu ijuru ry'Imana, bahita baza gutegeka umwijima. Niyo mpamvu bitwa ubutware bw'umwijima. Hanyuma abamarayika basigaye 2/3 Imana yahise ibavanamo amahitamo. Nibyo birayita ngo il a affermi le reste des anges, yahise abakuramo amahitamo, nabo bahise baba determiner. Imana ibashiramo gukunda igikunda, kwanga ibyo yanga. Niyo mpamvu nta yindi rebellion, nta kundi kugomera Imana kuzaba mu bamarayika basigaye mu ruhande rw'Imana, kuko Imana yabavanyemo ayo mahitamo. Uyu munsi rero Satani n'abadayimoni be baracyafite amahitamo yabo mabi, ariko ntibazigira bahitamo gukora ibyiza. Hanyuma umwana w'umuntu rero, Imana nayo mu rukundo rwayo ntabwo yigeze imudetermina, imuprograma nk'ibindi bintu.
ntabwo twebwe dufite logiciel muri twebwe duprograma Imana yaduhaye amahitamo nk'ari yari yahaye abamarayika mbere y'uko Lusiferi acumura. Hanyuma natwe rero niyo konsekanse ihari. Ni byiza iyo privilege twahawe yo kuba abantu bafite amahitamo yo gukunda Imana cyangwa kwanga Imana, amahitamo yo gukiranuka cyangwa yo gukora ibyaha, amahitamo yo kuba umugome cyangwa kuba umuntu mwiza. Ayo mahitamo rero ni privilege ikomeye idafitwe n'ibindi biremwa by'ibinyabugingo, ariko iyo hari privilege burya haba hariho na responsabilité. Niyo mpamvu rero aya mahitamo twahawe twebwe nk'ibiremwa muntu hayishwemo rero responsabilité, accountability yuko tuzaryozwa uko twajeye ubuzima bwacu. Icyo ni ikintu gikomeye dukwiye kumenya. Rero ingingo ya kabiri ariyo dusorezaho ni ikibazo kivuga ngo ni gute umwana w'umuntu azaryozwa ibyo yakoze igihe yari muri iyi si, yari mu mubiri we. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 haravuga ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza umwami iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Murumva ko twebwe abera nabo bazahagarara imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, atari gucibwa imanza zibatwara mu muriro utazima. Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntago bazacirwaho iteka, ariko ari urubanza rwo kugororera abakoze imirimo myiza. Murumva ko abera bazagaragarizwa imbere y'intebe ya Kristo, nabo bacibwa imanza z'ibyo bakoze, ariko urubanza rw'ibyaha rwo Yesu yarubakijije. Rero abasigaye rero batarabakiranutsi nabo bafite nabo urubanza rwabo cyangwa kuzaryozwa ibyo bakoze. Iyo dusomye mu Ibyahishuwe Yohana ibice 20 ku murongo wa 11 kugeza kuri 15 turabona hariya yuko abantu bose kuva ku muntu wa mbere Adamu kuzageza ku muntu wa nyuma bose bazazurwa, hanyuma bahagarare imbere y'intebe y'Imana ngo umuntu wese acirwe imanza zikwiranye n'ibyanditswe mu gitabo. Uvuga ngo ibintu byose abantu bakora mu isi, umwe wese ibyo akora birandikwa, biri recorded. Hanyuma kuri wa munsi ngo azaryozwa ibyo yakoze. Kubera iki? Kubera yuko Imana yamugize umuntu afite umutimanama wawe niwo uzatuma ubazwa ibyo wakoze. Ntabwo ari umubiri wawe uzabazwa, hazabazwa umutimanama wawe. Rero iyo usomye no mu Baroma ibice 2 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16 niko bavuga kubyerekeye kuzaryozwa kw'abantu bose babaye kuri isi ibyo bakoze igihe bari muri iyi si. Ibyo ni ibintu by'ingenzi tukwiye kumenya, kubyirengagiza ntago bikuraho. Iyo dusomye rero aho mu Baroma ibice 2 ku murongo wa mbere kugeza ku 16, ariko dusomye ku murongo wa nyuma wa 16 ngo kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Umva Paulo kuva ku murongo wa mbere muri gice kabiri Abaroma yatangiye kuvuga ibyerekeye uko abantu bazaryozwa ibyo bakoze. Yaba bakiranutsi bazabazwa ariko bagororerwa, yaba abanyabyaha bazabazwa ibyo bakoze bakiri mu isi kandi nabo bagororerwe ibijyanye n'ibyo bakoze. Kubera iki? Kubera ko umuntu ntabwo ari nk'inyamaswa, umuntu afite amahitamo. Iyo dusomye rero no muri Yohana ibice 5 ku murongo wa 28 na 29 naho umwami Yesu yashimangiye uko urubanza rw'abantu bose ruzaba, kandi ibyo ni ngombwa ko umuntu abimenya kuko ni ibintu bizaba uko biri kose. Yohana ibice 5 ku murongo wa 28 29 ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro mumva bose bazumva ijwi rya Yesu Kristo bakava mu bituro byabo. Abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Bumva ibi byavuzwe n'umwami ubwe, kandi ngo niwe yashizweho na data ku mucamanza w'abazima n'abapfuye. Hanyuma iyo dusomye rero Umubwiriza
igice cya nyuma cya 12 ku murongo wa nyuma, uvuga ku murongo wa 14 muri bibiliya y'ikinyarwanda cyangwa umurongo wa 16 muri bibiliya y'igifaransa mu bafite Louis II. Dusome igice 12 ku murongo wa 13 14. Iyo niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari cyiza cyangwa kibi. Urumva rero yuko umuntu impamvu azakirwaho iteka ni ukubera yuko afite umutimanama, kandi umutimanama niwo umugira kuba ikiremwa kidasanzwe kitabaye determine. Determinisme ni itegeko Imana yashirireho ibintu yaremye ridakuka akaba ryo ribigenga, ariko umwana w'umuntu nta determinisme Imana yamushizeho. Nubwo avukana kamere y'icyaha, ariko ashobora kutazaba umunyabyaha kubwa conscience itari muri kamere, itari muri ADN, iri muri esprit mu mwuka we. Ariko rero kubera yuko Satani yaje noneho rwa rutonde Imana yari yahaye mu kurema umuntu yuko umwuka uzategeka ubugingo, none ubugingo gategeka umubiri, umubiri ukaba umuja, ariko umubiri ntube umutware. Ibyo rero icyaha kimaze kuza, Satani yarabicuritse, none umubiri uhinduka umutware, ibindi bikaba ari imbata z'umubiri. Rero iyo Yesu aje, Bibiliya avuga ngo ijambo ry'Imana iyo rije ngo rigabanya umwuka itanya umwuka n'ubugingo. Kubera ko icyaha cyaje, ibintu byose biravangitiranya, umwuka n'ubugingo bihita binduka ikintu kimwe, umwuka arapfa, hanyuma ubugingo nabwo bukaba imbata ya kamere. Ariko ijambo ry'Imana iyo rije rihita risubiza ibintu mu buryo, rikavavanura iby'umwuka n'iby'ubugingo, hanyuma umuntu agatangira rero kusobanukirwa iby'umwuka, kuko mbere ntabwo yabyumvaga, yumvaga yuko ari ibintu bitumvikana, bidasobanutse, ibintu adakwiye gutaho igihe, ibintu bidafututse. Ariko iyo ijambo ry'Imana rimaze kumucengera mu mwuka wera, ngo umwuka ahita atandukanya ubugingo bwe n'umwuka, kugira ngo noneho byongere buri kimwe cyose kigire umudendezo wacyo mu byo Imana yagihaye kubamo. Rero umwuka afite icyo Imana yamutegetse, n'ubugingo bufite icyo Imana yabutegetse, n'umubiri. Rero iyo Yesu rero twumvise ubutumwa bwiza bwe, umwuka we ahitaza muri twebwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Nuvuga ngo rya jambo rye iyo rimaze kwinjira muri twebwe, iyo tumaze kuryizera, iyo tumaze kuryakira, umwuka wa Kristo ahita akora umurimo we wo kugobotora umwuka ku ngoyi z'ubugingo. Atangira rero kubohora umwuka, none umwuka wari warapfuye kubwo kuba mu bubata bwa kamere ikaba yarabase ubugingo. Umwuka atangira rero guhembuka, akazuka, akaba muzima, noneho agatangira rero nawe gufata ubutwari bwo kuba umuyobozi mu buzima bw'umuntu. None ubugingo bugatangira kuvirwa n'umucyo, none umuntu agatangira kugira ibitekerezo bya Kristo, hanyuma noneho n'umubiri nawo ugatangira rero kongera kuba munsi y'ubutware bw'umwuka n'ubugingo biri mu muntu. Rero igihe urupfu ruje rero, biriya bibiri bya gatatu bigize umuntu ariwo umwuka n'ubugingo, nibyo bigenda bakavuga ngo kanaka yitabye Imana. Uvuga ngo umwuka n'ubugingo biba bigiye. Uriya rero niwo muntu w'ukuri. Murika ibyo Yesu yavuze kuri wa mutunzi w'umupfapfa, yavuze ngo ubugingo bwanjye unezerwe kuko ufite ibiza gutunga. Yari yamaze kuzuza ibigega, yahunitse, ariko ngo muri iryo joro ngo umuntu yari umutunzi mu by'isi, ariko ntabwo yari umutunzi mu by'Imana. Tuvuga ngo ntabwo yakoreraga Imana, nta mirimo yari afite. Noneho ngo muri iryo joro ngo Imana iramubwira ngo wa mupfapfa we, uyu munsi ubugingo bwawe urabwakwa, ibyo wahunitse bizaba ari ibyandi. Urumva ko iyo umuntu apfuye, wa muntu w'imbere agizwe n'umwuka n'ubugingo nibyo bigenda, kandi ibyo bibiri nibyo bigize icyo birayita umuntu w'imbere, inner being, l'homme intérieur. Uwo rero niwe muntu w'ukuri, niwe afite wa mutimanama, niwe amenya amateka ye, na niyo mpamvu ku munsi w'amateka azabiryozwa, kuko niwe yagiye ahitamo gukora iki, kudakora kiriya. Ibyo rero nibyo bintu dukwiye kumenya. Nitumere nk'aba bitwa aba epicurien. Aba epicurien ni abantu
babigishwa b'uwitwa Epicure yabayeho mu kinyejana cya 4 mbere ya Kristo. Epicure akaba yari umwigishwa witwaga Democrite. Abo rero nibo bita abatomiste, kuvuga ngo iyi science y'uno munsi yavugaga ko ibi tubona nibyo biriho nta bindi, bikomoka urufatiro rwa science y'uno munsi, les sciences de la matière. Kuvuga ngo ubumenyi kuri ibi biboneka ni hariya bituruka muri kiya gihe cyabo Bagiriki, nibo bashizeho mu rufatiro rw'iyo filozofi. Science nayo iraza none yigenderaho, kuko bari aba epicurien baravuga bati ibi tubona nibyo byo nta bindi bihari. Nuvuga ngo twese tugizwe n'amatome ari kumwe, nuvuga ngo turi duce duto tugize ibi bintu byose bifatika, ari amanyenyeri, hari ibintu twebwe twese, ngo nta bintu by'umwuka bihari. Nuvuga ngo rero bore baravuga ngo rero kubw'ibyo ntabwo twebwe urupfu ruduhangayikisha, ntabwo dutekereza iby'urupfu, kuri twebwe urupfu ntabwo ruriho, ngo kubera yuko mu gihe nkiriho urupfu ntabwo ruraza, kandi igihe nzapfa uzasanga ntakiriho, usanga naragiye. Urumva rero abo n'aba atomiste nibyo bitwa la philosophie matérialiste. Kandi abantu benshi nubwo baba batazi iyo philosophie y'aba epicurien, ariko n'aba epicurien mu mitekerereze yabo, kuko baravuga bati urupfu ntabwo yewe ndutaho igihe, kubera yuko n'impfa bizaba birangiye. Iyo utegereje gutyo rero uba uri umuatomiste, uba uri umuepicurien. Ariko nashaka kukubwira yuko ntabwo wowe ugizwe gusa n'ibi bifatika by'inyama n'amaraso, ntabwo uri inyama n'amaraso n'amagufa. Hari muri wowe umuntu wundi wa roho w'umwuka ataboneka, kandi uwo n'uwiteka ryose ntazigera apfa iteka ryose. Kandi uwo niwe arimo cya kintu gikomeye cyitwa conscience, umutima nama. Rero ukwiye kubimenya yuko urupfu ukwiye kurutekerezaho, kandi ukanatekereza ku munsi aho bibiri bya gatatu bikugize, ariyo esprit na âme, spirit and soul, umwuka n'ubugingo, aho bizaba uvuye muri uyu mubiri. Rero ntabwo uzarangira ngo bishire nk'uko abo ba epicurien bibazaga, abo ba atomiste were ku ba Democrite, ahubwo wowe uzagenda uzi neza izina ryawe, amateka yawe, ibyakuranze byose muri iyi si, uzaba uri conscient, uzaba ubizi neza. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya neza yuko ukwiye kwitwararika aho uzaba iteka ryose, kubera yuko nyuma y'igihe runaka nuva muri mubiri, nyuma y'igihe cyo kuba muri iyi si ukava mu mubiri, uzaba ugiye aho uzaba iteka ryose. Nuvuga ngo ibyo ukora uyu munsi, ibyo utekereza, ibyo uvuga, uba uriho urasinyira aho uzaba iteka ryose. Uyu munsi ukiriho ni utegura aho uzaba uri iteka ryose. Niyo mpamvu babandi bavuga ngo bazansengera noneho napfuye nkajya ahantu hari imibabaro mike, noneho bakansengera nkavayo, maze igihe gito hanyuma nkajya mu ijuru. Ibyo ntabwo ari byo, uko bibiliya iravuga ngo umuntu yabikiyeho gupfa rimwe, hanyuma hakaza amateka. Nyuma rero yo gupfa kwawe ntabwo wahindura aho uzaba iteka ryose, kuko nyuma y'urupfu nta kwihana kubaho. Nyuma y'urupfu habasigaye urubanza nk'uko twabisomye. Umuntu rero ahitamo akiri muzima, agihumeka, aho azaba iteka ryose. Sinarangiza nkubwiye ngo umunsi w'izuka na wa mubiri wawe wasigaye muri iyi si mu itaka, cyangwa warapfuye, uko uzaba warapfuye kose, umunsi w'izuka Imana izongera iguteranye, ube wuzuye umwuka, ubugingo n'umubiri. Ariko uzaba utakiri umubiri w'amatome, utakiri umubiri w'inyama n'amaraso n'amagufa, uzaba ari umubiri w'umwuka. Mu buryo igihe Yesu yazukaga wapfuye, cyangwa n'abari abera bazukanywe nawe bakagendagenda Yerusalemu bakababona, ntabwo bari iroho gusa, ntabwo bari esprit, kuko icyo gihe bari kuba abazimu. Umuzimu nta mubiri aba agifite, bazutse ari abantu bazima. Nuvuga ngo n'imibiri bari bafite niyo nyine yazutse, usibye ko umubiri wa Kristo ntiwigeze ubora, ariko bariya bari barapfuye kera, bari barabuze. Ariko Yesu azutse nk'umuganura, nabo bazukanywe nawe baramukurikira mu izuka rye, bagendaga i Yerusalemu barababona. Nuvuga ngo bongeye guteranywa, baba
abantu buzuye muri bya bintu bitatu bigize umuntu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Rero iby'Imana yakuremanye uzabigumana iteka ryose. Ariko ikitandukanya ni iki: abakiranutsi bazaba ari umwuka n'ubugingo, ariko mu mibiri y'ubwiza, atari imibiri y'inyama n'amaraso, ariko imibiri y'ubwiza y'umwuka. N'abanyabyaha bazongera kugira ibitatu bibagize: umwuka, ubugingo n'umubiri, ariko atari imibiri y'inyama n'amaraso n'amagufa, imibiri y'amatome n'amamolekule, ahubwo izaba ari imibiri y'umwuka, ariko imibiri y'igisuzuguriro, kubera yuko batigeze bayubahiramo Imana mu gihe bari bakiri muri iyi si. Imana rero idufashe kugira ngo tumenye ibihe turimo, Imana duhaye byo kubaho kugira ngo twitegure, kubera yuko urupfu ntabwo ari iherezo. Ntitube abapfapfa nk'abari abaepicurien, nk'abari abatomiste twavuze, ariko tumenye ko urupfu ni ugutandukanywa k'umuntu w'imbere ugizwe na bibiri ya gatatu, bigatandukanywa n'uyu mubiri w'inyama n'amaraso, nawe ukazazurwa kuri wa munsi w'izuka. Mwami, urakoze kuri iri jambo ryawe, umugisha ubwoko bwawe, ukomeze kubwubaka Mwami mu byo kwizera no mu byiringiro, kandi umuntu wese Mana umuhe kutarangara Satani wamushukanye nazigera amushuka, ariko Mwami umuhe iteka gutekereza ku iherezo rye, nk'uko ijambo ryawe rivuga Mwami. Mose yabwiye ubwoko bw'Imana Abisirayeli mu guteka kwa kabiri ngo iyo bita ku iherezo ryabo ngo bari gutunga imitima y'ubwenge. Reka rero dutunga imitima y'ubwenge, kandi ubwenge nyakuri tuvana mu ijambo ryawe. Ndasenge n'abatarakumenya ubaye kukumenya Mwami muri iki gihe, umurikire benshi muri iyi minsi. Ubuntu bwawe bugihari, ariko bukaba buri hafi kurangira, kubera ko impanda yawe iri hafi kuvuga. Urakoze rero Mwami, ndasengeye Mwami na tous les besoins z'abantu bawe, ibyo bakeneye, haba mu mwuka, haba mu mubiri, kugira ngo Mana ushobore guhura n'ibyo bakeneye byose, kubera yuko ari we soko y'ibyiza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.